igice cya 12 umurongo wa 26 turasoma wa 12:26 abikorera ba mbere igice cya 12 umurongo wa 26 turasoma wa 27 Bibiliya vuze ngo urugingo rumwe iyo rubabaye ingingo zose zibabarana narwo, cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro ingingo zose zishimana narwo. 27 nuko rero muri umubiri wa Kristo kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwabo. Amen. Tuhimbaje Imana ya Ibrahimu, gitare cya Israheli, Imana yacu twitaho ku manywa na nijoro, Imana y'imbaraga n'ubutware, Imana y'ubushobozi n'icyubahiro, Imana y'ibintu byose na bose, iba hejuru y'isi n'abantu, itegeka ibihe ikabitunganyiriza kugira ngo imitima y'abizeye itunganirwe, tuze kandi himbaze gukomera kw'Imana yacu. Iyo Mana yatumye duterana muri iki gitondo ikabyutsa twese abaha n'imiryango yacu amahoro n'abacu, ikaduha ubushobozi n'amatwi yo kugera ahangaha tukagira tudasitaye tutarindaniye. iyo Mana ari imbere y'amashimuka yacu. Ndashimira mwese by'umwihariko abayoboke b'itorero Imana ikoresha muri iki gihe kandi mo gukoresha kugira ngo muhagarare kandi mukore imirimo y'ubutwari bw'iyi. Ntabwo bihagije kwandika gusa kuri WhatsApp ngo tuja wagerayo ugasanga abantu, ntabwo byoroshye kwandika kuri groupe gusa ngo duhurirane wagerayo ugasanga abantu bose baje. Normal ntabwo byoroshye, ariko impamvu byoroha nuko ari mwebwe, nuko ari mwebwe. Bwira mugenzi wawe nuko ari wowe. Mana himbaza, bivuze buke ariko bivuye mu mutima kandi maze iminsi no kubitekerezaho, no muri iri joro nabitekerejeho saa munani. Bitekerezaho nasengaga, hari bamwe nasengeye muri mwe barabizi, nabohereje abantu ayo masaha nabitekerejeho cyane. Muri bito sigeze mu gitondo nibaza ukuntu, nibaza ibintu, tekereza ibintu Imana gukorera ni ukuri izabura kubaha imigisha n'ababakomoka. Tangazo rya mbere, gahunda ni isanzwe, amateraniro ni isanzwe. Kuwa kabiri abantu bazajya baterana mu cyumba kiri hariya nyuma y'iriya modoka hafi y'iriya antene paraboli. Muzaze abantu saa 11 y'amasaha ya saa 11 n'igice muzabona guteranira harahari. Abapapa kuwa kabiri isanzwe, kuwa gatatu ntacyo nabivugaho cyane, ni hano nk'ibisanzwe. Hanyuma kuwa gatanu ndagira ngo bakunguze uwa gatanu w'ahantu abantu bari gutambagira basenga bari libre, ibikuta biri kure yabo. Kuwa gatanu hepfo asunika ikintu nk'abazi karasunika umusozi n'imodoka arasunika, abari baramenyereye kugenda bagahita bahura n'igikuta akagenda akabona nyine ni ruharama. Mana ibahera umugisha. Kuwa gatanu saa 11 n'igice zajya kuhurira hano heza w'icyerekezo. Mana ibahe umugisha kandi bagire neza. Ku cyumweru ni saa 4 gutangira
abari saa yine kuhagera saa yine mu gutangira ndabona abantu saa tanu nibwo aho bakandagira niba bari bayobye simbizi adutekereze ko yenda kuyoba ariko tekereza ko dufite imbuga nicyo zibereyeho si izo gushyira ahandi mafoto si izo gushyira ahandi makuru n'izo kugira ngo dusangire amakuru ajyanye no kubaka ubwami bw'Imana na gahunda uko zimeze n'uko ziri bugende. Niyo mpamvu dukangurira abantu bose kujya ku rubuga si urubuga si gereza si impamvu yo kubifata ahubwo no kugira ngo ube kubw'inyungu zawe no kuba ku muryango wabere. Utari kuvuga rero yareba protokole akamuhereza nimero aza kwandikira akamushyira ku rubuga. Department zose zigatanga reports z'amezi atandatu umusanzu zitanga kuri hasi kwa perezida wa development mugurira. Hanyuma dufite igitaramo kuri power kanya aho turaba turi kumwe n'abakozi b'Imana badusuye kuva ku wa gatatu ushize bene data couple ya Gasore na Rutira. Gasore niwe uze kwita Bea ariko Bea nta kazina ntirenaga ko mu mujyi kazina ko mu mujyi ariko wabwe wese ngo Bea ngo niwe Rutira Bea ni umugabo wa Rutira nimutebera izina ry'abagore kandi aruzi umenya nimuzi ko hari imbwa zitwa zateze hari imbwa zitwa za King zateze tomenya uku nawe akazina kawe usanga ugasangiye kamwe yahawe ubihuje abazungu. Yes, turishimye cyane ku bantu rero kubana nabo. Uyu mugore ntimwumva ko Imana yamuhaye umukobwa mwiza wo kureba muramushigikiye se warasifiwe turagushyigikiye kandi icyo uzakora cyose tuzagushyigikiye. Uzotegura ikintu urebe ko tutagushyigikiye utegurika rwose cyangwa ureba ko tujana munsi y'ibiti tuzakwitaba n'abantu. Nanone birazwi ko dusanzwe dutaramira buri cyumweru muri gospel abafatanyabikorwa bacu abantu inshuti abantu biri bugore kuja hariya muri gospel ni hafi naho uje kujayo abatuye muri izi nce ariko nk'abantu bafite amamodoka n'abandi dutuye hafi tuje gutaramira bene data n'inshuti zacu. Bishimiye kubana n'abakozi b'Imana batandukanye barimo kwita kuva Kampala. Abakozi b'Imana uvuye gusenga nabwire neza turanezerewe cyane kubwa famiye kuva Japan tubahaye ikaze kandi turanezerewe kubakira abakozi b'Imana. Imana ihabwe icyubahiro namenye umupapa ko iyo twahuye mama namuketse ibyo ari byo byose bicaranye karibu cyane Imana ibahe. Turishimiye kubana na Christine na Fidela kuva muri Canada baje batashe ubukwe ndetse baje no kuduhemba. Inshuti zacu bafatanyije natwe umutwaro wo gusenga dushubijwe bazamo no gufatanya natwe ishimwe. Imana ibahe kandi bagirire neza muri abavandimwe. Uku ni ukujya nita ku bantu b'inshuti zanjye n'abavandimwe. Iteraniro ryose rirazi ko hazi protokole ibintu byo kwita ku mushyitsi ngo menye ngo ndamwicaza gute ndamujyana gute ubu ntabwo hazi munshimire ni ukwe umuntu agira ibyo ashoboye Imana ibahe kandi bagirire neza. Turishimye kugakorana kandi kugirire neza ishimwe y'abagendeye muri biriya bihugu barabizi ko bitoroshye bicaranye na Olivier. Imana ibahe kandi kaze mu nzu y'Imana turi kumwe na Rushimirwa. Imana ibahe
mwarimu wacu Gasabu mwana w'umugisha muvyeyi tubahaye ikaze kandi turanezerewe ku bwanyu. Abashyitsi baraha ni benshi kandi bose ni beza. Turi kumwe na famiye yo kwa Mafra mwana w'umugisha Karine Asa abandi mwese. Reka basabe buri muntu ahereze mugenzi w'ikiganza amubwire ko ikaze mu nzu y'Imana. Ugere umubwire ngo wakoze gusa. Tuganirije muvyeyi wacu kuva muri Kongo tuguhaye ikaze mwana w'umugisha muvyeyi ndetse na muzehe bana begereje neza. Turaganira umwanya muto ku nyungu z'itorero ku buzima bw'umuntu. Ibyiza by'itorero ku buzima bw'umuntu. Hari ibyiza by'itorero ku gihugu, hari ibyiza by'itorero kuri kontina ku mugabane, hari ibyiza by'itorero mu isi. Ariko ndashaka ngo tuganire ku byiza by'itorero ku buzima bw'umuntu ku giti cye. Umuntu ku giti cye. Itorero ni umuryango uhuriramo abana b'Imana kubw'inyungu z'Imana. Muri bo Imana ikawubera umuyobozi, ikawubera umurinzi, ikawubera umuvyeyi, ikawubera umuvugizi. Ababarizwa mu itorero ry'Imana bose ni abana b'Imana, ari ababishopu, ari aba-archbishop, ari abapotre, ari abarepresentanti bose kugeza kuri abana abantu bajya batekereza ko aribo baciriritse. Twese turi abana b'Imana. Imana niyo muvyeyi wacu, turi abayoboke, Imana niyo muyobozi. Uyu muryango niwo muryango ukomeye kuruta iyo tuvukamo, niwo muryango ukomeye kuruta iyo dushakamo cyangwa dushakamo. Uyu niwo muryango ukomeye kuruta abaturanyi. Itorero niwo muryango ukomeye kuruta indi miryango yose wamenye cyangwa uzamenya. Impamvu yayo umuryango uvukamo uwashatsemo igihe kizagera iyo miryango iranga. Ariko umuryango w'Imana, itorero ry'Imana rirahagaze ndetse ryubatse ku rutare biyizi ivuga ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazarengerageza. Ayandi mashyirahamwe yose, indi miryango yose izashira, imiryango tuvukamo izashira, ariko umuryango w'Imana, itorero ry'Imana ntabwo rizashira. Uvuge ko ntabwo sinimba tujya guhereza itorero agaciro kangana n'ukuri. Ntabwo sinimba tujya dutekereza deeply. Ese yagenda deep mu buryo bw'idip, mu buryo bw'imitsi, mu buryo buhoraho, tukicara dutekereza mu itorero n'iki rimaze iki, rivuze iki, rifite ubuhe buremere. Itorero ni umuryango tubarizwamo utazashira. Indi miryango izashira, iri no mu duhinga. Cyakoze mu Rwanda ntiyadahindutse, hari abana turacyahuje rwose ni amahoro. Aho ugeze hose urarya uraryama, aho ugeze hose ni amahoro. Ariko umuryango w'Imana, itorero ry'Imana ni umuryango wacu uhoraho kandi uzahoraho. Imana itorero ryayo iraririnda, itorero ryayo irarirwanira, itorero ryayo iraryubaka, ikariremera amaboko ikaryubaka, ikaryubaka. Ikintu rero iziryubaka. Abakabura muri aha murabizi, muzi ibyo dukora kugira ngo twubake umurimo w'Imana. Ntawe utanga byinshi kurusha mugenzi. Twese turatanga
kandi dutangajije uretse jyewe yewe ushobora kuba natangajije cyane mpamvu mvuze ni ukubera ko ntabwo ndatanga ikintu ku murimo w'Imana ngo numve ko nakoze ikintu nzi neza ko umunsi tutokubaka umurimo w'Imana ndabaraye Imana niyo murababubaka hari turere inshuti nahoze mbabwira ngo tugiye tujya gutaramirayo dusanzwe tujya gutaramiraho muri gospel hano murabizi benshi murabituriye muri bahafi nigeze kubibabwira nigeze kuba abakristu bakagenda babuza abantu ngo ntibagatahe cyane bakishyira mu nzu z'abantu bakagenda bishyira mu nzu z'abantu bakabwira ngo ntibakaza batahe icyatumi mbese ririya torero bajya babona ngo ari irya ngo ntibajya babona ngo ari irya kazi mu kabo n'akanabona bakishyira mu nzu z'abantu bakagenda bishyira izu n'umuryango babwira abantu ngo ntibagatahe icyatumi bivaho bagenda bishyira izu n'umuryango babwira abantu ngo barivemo kandi barivamo barashyira abantu babamo mwese murabaza babona ko kubitera ariko muzaje kureba ukoze itorero Amburike Kwiti rimeze neza ubu bafite pakingi nziza ubu bafite ibintu byiza ubu itorero ryahagaze abantu bari kwirukangirayo baje gusengerayo abandi babwira abantu ngo ntibagatahe icyatsi bakaje gusasiriza abantu ngo bavemo ejo bundi abantu babiri baratwicaje na pasiteri waho ngo niga baraza baravuga ngo tuje gusaba imbabazi tukaba niba bano umugabo w'amahanga cyane kandi udakunda umuryango nta n'umuryango icyo yumvise jewe nta muryango bwite zategereze ibintu ugavuga igihe cyageze I know there is a right moment for saying something. Uvuze igihe kitaragera hari ibihugu kimwe atazashobora neza. It's better to wait for the right moment. Yari afite izandiko bari naramwandikiye bitorero bari kuba bari warangiza zisohora zo yari yazishaka azibere ora amagambo mwavuze none mwebanye n'amugenda n'ijuru z'umuryango mubwira abantu ngo bave mu itorero ngo bareke no gutanga icyatumi none rimaze kuzura muraha n'iry'Imana si iryanje si n'iry'undi mugore wese ariko mwaraniye mu mbere nawe nzakora reka tubatije byihorere cyane ntabwo baza basenge izo n'Imana ariko baza basenge mureke bavuze ibi sente yateje reformation ndabara twese kubera kuri jyewe n'aba bayobozi dukorana mwese twese abakuze ngo twe ntacu ubuzima bwo kubaka umurimo wawe Imana ije kubaka umurimo wawe ikawukomeza niyo mpamvu mureke dukore ikindi gihe cyane ndabara Imana ikoresha twebwe dukore abakora mu komeze gukora hari igihe kibaza gusa abakora kuri twarangiza gatatu ko murapangite mwaje gukoropa nijoro abana bagize gute kuwa gatatu mwaje gukoropa kabiri mwaje gukoropa n'umuntu kuwa gatatu muza gukoropa kuwa kane gukorope mupangise intebe mugire gute reka babwire gikimwe ndababwira twese ducunga arabona ni ku matelefone reka amatelefone mbere y'uko hano hitwa kuri Nazareti ni mu nzu y'Imana mwabumvise icyo mbere y'uko hano hitwa kuri Nazareti ni mu nzu y'Imana byakagira umuntu uzotekereza mwese mudakoropa uhaze gusengera runaka wera mu nzu y'Imana byakagira umuntu uzatekereza gushyiramo itara ryiza tukeneye amaporojegiteri hariya ririya niyo ribona cyane ayandi nawe atabona neza turayakeneye mbere y'uko uyashyiramo ukajya ubanza gutekereza muri kuri Nazareti oya ni mu nzu y'Imana mbere y'uko usigisha verine hano nziza
ukagira icyo ukora ukabura icyo ukagira mbere y'uko uzi utekereza gusa uvuge ngo ni mu nzu y'Imana ndimo gukorera mu nzu ya data mbere y'uko ntibyiza gutekereza ngo nazarebe oya ikintu cyumve n'abantu bose uzi ukora icyo ushoboye icyo udashoboye icyo ukora ugikore wumva ko ari mu nzu y'Imana ugikora ngo yego abantu bagiye gupfa ngo amaraso azameneka ari menshi ngo igihugu cy'u Rwanda kizaba cyiza ngo ndetse kibi kidasanzwe ngo amahanga azakigirira amatsiko ngo azarisura ngo kizaba icyitegererezo ndetse Imana iravuga ngo hazayobora umugabo ngo kandi uwo mugabo Imana izamukoresha ngo azaneganiza amahanga ngo bajye basuzuma bajya kuri ngo bazamuha kuri uwo mugabo iravuga ngo umugabo w'izuru rutobo Imana ntizemera ko yitwa umuntu afite abanzi benshi kandi afite amakosa yakoze menshi ariko Imana ntizemera ko yitwa umuntu abasengaga bahanuraga barabaza bose kubera Imana ikoreka mu mutu yishwe n'abantu kandi yaratutesheje yaratugoye Imana irabagoye uko mutekereza siko nyatekereza mu mutu yaretse itorero rikorera mu bwisanzure nicyo bituma azamwimana nijeje uzamwica kubera ko yaretse itorero rikorera mu bwisanzure kubyaka Imana ifuhira itorero ryawe igafuhira inzu yawe igafuhira itorero ryawe mu myaka yashize mfite ikibazo twadusenga ngo Imana imuhereze umwana umunsi umwe niriwe nabi nirirwa nabi bidasanzwe nirirwa merewe nabi hajyaho umunsi sinzi niba ari ibyo byabayeho cyangwa bigenda hoteli hajyaho umunsi nirirwa nabi wowe ubwira ngo uratekereza n'ibyo ufite byose ukashibagirwa n'ibyo wageze ukashibagirwa ibintu byose Satani ikamutera neza ikamukunguta n'umwuka bwawe ikamukunguta kibaziza n'iki cyabaye diplome ufite zose ukazibagirwa amafaranga ufite ukayibagirwa ibintu byose wagezeho niba ukashibagirwa ndagize ariko cyangwa kuri icyo cyifuzo ndagize umuntu umwe arahamagara arambwira ngo merewe nabi ndashaka kutubona urashaka tukabushaka ushike turabona arambwira ngo bahurire mfite icyifuzo kidasanzwe kiremereye umutima wawe ijana arambwira ngo nashatse muri 82 none sinabishaka numva umutima urambuye wese kuri butaka wowe w'imyaka ingana 82 agejejeho taraje umutima ndabwira siza shaka kumva umuntu wacowe niba unabwiye ko arashonje uzabwira ko umuntu w'igihugu gaho inzara ndayizi siza shaka kumubwira ngo arashonje cyakare siza shaka umuntu shigisha kumubwira ngo nawe uzabana siyigishe uzabyumvira hantu uzumva ngiye gusa ariko musenge Imana yambwira ngo bakubwire ngo umugore wiwe ngo yakojeje isomo umupasitori wawe umupasitori waje ngo kumusaba ngo basambane ngo arangije ngo baramutara n'amaguru yakoze ikosa niba umupasitori yaraguye akaza kumusaba ngo basambane kubera ikosa ribi umugore Imana irambwira ngo yakoze ikosa uyu si pasiteri w'inka si pasiteri w'abantu ni pasiteri mu murimo wanjye yataye hanze umurimo wanjye yatumye abantu basuzugura umurimo wanjye kugeza azarinda apfa atarizigura atarase ubuzima bwe kubera yakojeje isoni umurimo wanjye
ikaguseka bakaguseka ukazubura ifite niko satani zimera iziguhendahenda icyaha yamara kuziritsa neza yakitugezaho ikakwereka isi ngaho bivuze ngo niko satani itera zabibwira abantu ngo satani imeze kakurya bazaga bashaka kugurisha inkoko bagafata indetse z'ikigori bagatera ikaza gatoya bagatera igatoya ukinjira mu nzu itazi ko winjiye mu nzu wamara kwinjira mu nzu narinje ugakwirira hanyuma ukayifata ukarebesha ku isoko niko satani itera ikwizire muri Gatolika muje siju uzubaza wito nuja kuvuga ngo masasa uzubaza wito nuja kuvuga gitwasa uzubaza wito nuja kuvuga ande uzubaza wito witonde umenye kwimara ifuye itorero ryawe twende kaba itorero tubari icyambe it connect to God eternal temple. Jangan pada muka itu aku lié dengan God mais aussi lié d'attente.
hano hantu dutegereza ngo tuhatunganyirize, tuhaherwe amabwiriza, tuhaherwe amakuru, twegerane na data, tubone data, twumve data, dukore kuri data. Aha ngaha tuzo kumva data, tubonana nawe, tuvugana nawe. Aha hantu hakomeye, hadukometinga n'itorero ryo mu mwuka n'umuntu. Muvuge ngo haleluya. Itorero rijya ridukometinga n'ijuru. Kabiri, support and stability in the spiritual aspect. Rafael Gamalala vai beleza? Marou. Così vai beleza. Aha! Na hanu kwaki umurisha kandi bitanga umurisha. Muvuye mu haleluya. Cyaka aha na hanu tujya kwakira umurisha uri special. Ni na hanu bitanga umurisha uri special. Mureke babi hari umupapa sifite isoni zo kumuvuga kuko rindwara umupapa bita Ruganza muramuza atuye muri Amerika. Uriya mugabo yarantangaje
ari n'Imana ya Isiraheli yose yaramanutse batura ukumujya ngo hari abagabo nicyo gituma hari abitwa indwara abandi bakitwa babana ndabaraga ukumujya ngo hari abagore hakaba n'abandi baraka hari abahungu hakaba n'abandi baraka umugabo tujya tuvugana kenshi kandi tujya tuvugana iyo numva umutima waje uremereye amuhamagara buri gihe iyo tuvugana tuba dutandukana wagira ngo ateye ipasi neza yateye ipasi njya ntandukana nawe kajya avuga ngo ese nguruke nci hejuru ya Kigali ngireho pasiteri arongera muze kuganira ejo bundi nahoze mbwira bagenzi banjye twatandukanye twaraganiriye ngo dutandukane aho bameze ndabwira ngo pasiteri sinshobora no gusenga sinabishobora senga cyangwa ibitari sinzi gukora ibintu bitari ikintu cyajemo mubikora nahuza ariko kitaje haba naho kuri haba naho ni igiti cy'amababi udasobanura mume ntibishoboka kitaje muto cyaje kandi ahantu cyakomeye ijambo ry'Imana ryarambuye mu kintu cyose umuntu azakora kitamuvuye ku mutima ngo kimubere cyane sinokora ikintu kitavuye ku mutima Relation réciproque. Bakagera fureshi bakagenda fureshi iyo utazuje misi n'ukuri Imana iwe iziguha ukuje kwawe mutazi habwira eveke ngo humura bizaje hakubwira umukozi w'Imana ngo humura ibigeragezo sikarane kandi sinumurage kubaho nabi sikarane kandi sinumurage sumugabane wagabane ibyago bikokame burya Imana izuruga ayo warize wayakozwa umusore yabura icyo yambara iyo utarabura akazi mu buzima ujya uvuga ngo bize ku mashuri muri abantu bagira za diplome z'ibihumbi za nyagereka ngo bafite n'utundi tuntu ntazi ngo bafite n'ibintu ntazi n'abana ngo bajya no mu ijambo bagatsina ukirengagiza ko hari abafite grande distinction bajya babura akazi ndakurahiye
batunze n'abandi ni abagabo ndetse n'abagore ariko imana yaramuhaye gusa kwitanga bishatse kubera imigisha imana yaduhaye nimwokome imana ndabona amazabero abatabizi umunyarwanda yaravuze ngo utabizi uhishwa no kutabimenya uzi ko hari abantu bajya bicara mu rugo umugabo cyangwa umugore akabwira umugabo ngo ndarambiwe sinzongera gutanga icyacu ngo bintera amadepase urumva ngo birandepasiza cyane ngo ni ibintu by'inyubako ngo byo ku nsengero ngo byo kwitanga ngo bibaye byinshi rwose ngo bibaye uvuye muri mani tubabara abantu bafite amahirwe bafite mekanisme de defense bazamuye ntabwo umuntu wavana igihugu cyacumi ngurumva muri cyo misezerano ryake bakazamura n'ubu bagatera amababa nta kibazo uzareka kubitanga umuvumo uzagukurikirana n'abazagukomokaho uzobona aha tuza twahera umugisha de generation en generation kurushaka kugeza ku rundi rushaka haba umugisha ndabona imana isiraheli ni ukuri haba umugisha guterana gusuka umwicaye hano mukaboneka imbere y'amaso y'imana bigira umugisha ndabitanga kuri twe n'abadukomokaho n'abazadukomokaho abantu urumva ni umuntu atari gusengera si ubundi yose musomye n'ijambo ry'imana mu gatuza nekuma abaho bicara abaho ahandi n'urugo ahandi si urugo n'iriya tutuyemo umunsi umwe leta yoza ngo turashaka kubanyuza umuhanda ukahava uhagaze amufite ijambo ubona ijambo ugashaka ijambo wahagaze igitondo kino wowe twibwira zikagukora iwawe umunsi umwe itangaza cyo kubaho ukarwaza umwana ukahateza warangiza nawe ukumva ubwoko uza mubiri ariko kwezi kukode uza kuba kugufiye apepe y'abadayi abari mu bwoko imana yakoze ubukode n'izina imana yaciye kano umuhanda agira ariko muzobaza bakiganye kugeza muri kaminuza ntabwo cyo kwicara vuga tuvuge nicyo kwirwa tubeshana murahe utware tunabukuru kandi ntashaka no kukubona ariko yishyira amaso mu mutaramukanya ukamusatira ukamuzura muza amaso umva muri iminsi tutabona iminsi tutabona ashobora n'umuhunguye ukubisha je sinza nitagadura iyo turahana kandi ibintu uzakorera hano hari neza jituza ariko uje nakorera inzu y'imana sinza jituza amafaranga ntahaye bene wabo uzuye guhereza yagenda yagera ku rusizi uyambaye n'amakere amakuru akakugeraho uyohereza n'amadolari 50 50 se bayatuye kw'icuki
ugende urifunze urikore urivunikire urikore tegura ijambo nibajije ikibazo ngira ngo ntabwo nibaza ariko dusoreza ese umuntu atabaye mu itorero riyoja mu ijuru ntabwo nibajije umuntu atabaye mu itorero wakorera mu itorero ibyo akora ukabikorera mu itorero ngo atuze kuko naho hari abantu mu itorero hari abantu kandi nabo bafite ibikomere bitandukanye hari abaje barabafite hirya hino ngo ni abarozi hari abandi baza hano baza bazima bahagera nabo bamureba ko amaso yaratukuye bashobora kuba zarahanze ukuntu uri kubona amaso yaratukuye ngo ni umuntu uzi urahanze waraketse nawe ariko ikintu kiza kwishimisha ni kimwe ikintu kiza kwishimisha gusa ni kimwe iyo wicaye baravuga abana hajya wicaye nabo baba barahari bayabavuga nabo barahari bayabavuga ariko narasesera abantu iyo haba bavuga umuntu ngo kiwe ngo sinzana muntu haya hirya haba hari abana bavuga uya tuzaje sinzana muntu ngo simushigikiye ngo sinamukunda wagira n'izuru ribi n'inzara zarakutse wamenywe ntazana borosa ngo sinzi uko ameze ngo azanuka ngo azagira gute nawe ahurira gukuraga abantu uzi ko ari we gitangaza biramugeza ngo nawe uri gitangaza ndabara nushaka uzuvuga kundi nushaka n'abarekewe nabo n'umuzigo yaratuzwe mu muntu uzatari azamenyekana niba abantu bazi ngo umupagani utari bizomenyekana ufite ikihe kibazo nta mpamvu yo gushusha umutwe ngo uteke ku mbabura utetse amateke yakera adasha tuza bizamenyeka nukwida. This is what I always tell people. I always tell people that time will tell. Time will tell. Abana bako kwa myaka 10 so rero tukwana harufu tukwa kabisa wewe usozo mvana makuru ku muzutu asasi kirakuta kandi tawutera ukingo nabazo kugera tu ubukene nawe bwo kugeraho tu abana bawe nabo bonanira nabo bari kwisi ntabwo bari ku mugabane wabo muje umore abana muje abana banjye muje abana banjye mutazi kinyarwanda mutazi hana bose ba muje abana banjye munyafata n'umwanya wo kubasohokana gusohokana ko kurera uri isi ndakurahiye isi sigaye ikomanga izi komanga hano uyu munsi bwaci kahavura komanga ha bwaci kahavura komanga ha tuza genda buhoro isi bituye genda buhoro nibashije wese ese umuntu anakorera gito ntiyo cyangwa reka gisubirishe ikindi kibazo imfura za mayibobo muzizingana mayibobo bari mahoro mu muhanda ugasanga afite ikinyabupfura nta mayibobo birashoboka kuja mu gihe utaba witorera birashoboka gukorera inama utaba witorera uko uzi bigoye kubona mayibobo y'imfura niko bigoye kubona umukristo utaba witorera mwiza ukorera imana neza amayibobo bose bituma bose abari muri ingendo batsindiye bose bameze umuntu amapantaro agera ahangaha bose bokora hari umwe yigeze kubwira ngo umutima urambuye ngo uheze amafaranga ushira
15 murongo wa 4 mugume muri je nanjye gume muri we nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo bitagumye mu muzabibu niko namwe mutabibasha nimutaguma muri je Abakristo muri intwari barabigaragaje ndagira ngo nongere mbibutse iki kintu itorero ryanyu n'umuryango ukomeye mukunde mukore kandi mabwise ukuri uyu muryango ntabwo tubana n'abamarayika tubana n'abantu bazababaza uzohura n'umugezi wawe kubabaze uzasanga umugezi wawe kugamba kuvuga nabi uzasanga hari ahantu yatitwaye neza ariko uyu ni umuryango wawe mukore mukunde mukorere niwe Imana yaduhaye tugiye gusenga Meneza kwisi Thank you.
ubwira Imana ngo Mana ndakwizeye nizeye imbaraga zawe gitume ndagisengeye